uburyo bubiri bwo kuboneza urubyaro ku bagabo. Muri iki gihe kuboneza urubyaro ahanini hakoreshwa uburyo bwa kizungu. Uko bigenda hakoreshwa uburyo butari ubw'imisemburo cyangwa se ubw'imisemburo, ari nabwo bukoreshwa cyane kuko buba bwizewe kurenza ubudakoresha imisemburo. Ibi byose byo kuboneza urubyaro iyo bikorwa ku bagore, keretse gufunga burundu bikorerwa no ku bagabo. Ku rundi ruhande ariko ubushakashatsi ntibuhwema gukora ngo harebwe niba nta buryo bwakoreshwa n'abagabo mu kuboneza urubyaro. Iyi niyo mpamvu muri iyi nkuru tugiye kurebera hamwe uburyo bubiri bivugwa ko bwakoreshwa n'abagabo bifuza kuboneza urubyaro. Uburyo bwa mbere bwakoreshwa n'abagabo mu kuboneza urubyaro ni amazi ashyushye. Kuva na kera ubushakashatsi bugaragaza ko ubusanzwe intangangabo ntizihanganira ubushyuhe bwinshi. Iyi niyo mpamvu abagabo babuzwa gukoresha sauna cyane, kimwe no gutereka laptop ku bibero byabo igihe kinini. Ibi kandi bigaragazwa n'ibibakomabya uko ubushyuhe buhindagurika. Iyo hakonje usanga yiyegeranyije, nuko haba hashyushye akirekura akoroha, ndetse ukabona anagana cyane. Impamvu bigenda gutyo ni ukugira ngo ubushyuhe bwo mu dusabo tw'intanga butaba bwinshi cyane, bityo ibi bivuze ko ubu bushyuhe buramutse bubaye bwinshi bwatuma intanga zitabasha gukora. Ubushakashatsi bwagaragaje ko gushyira amabya mu mazi ashyushye ku gipimo cya degere Celsius 47 akamaramo iminota 45 buri munsi, ukabikora igihe cy'iminsi 21 ikurikirana, byica intangangabo kandi bikakurinda gutera inda mu gihe cy'amezi 6. Ubu bushakashatsi kandi bwagaragaje ko gushyira amabya mu mazi ya degere Celsius 43 nabwo mu gihe cy'iminota 45 ukabikora n'ubundi minsi 21 bikurinda gutera inda mu gihe cy'amezi 4. Ubusanzwe intangangabo zitangira kwangirika ku bushyuhe bwa degere Celsius 35, mu gihe utundi turemangingo tw'umubiri two dutangira kwangirika ku bushyuhe bwa degere Celsius 42. Uburyo bwa kabiri bwakoreshwa n'abagabo mu kuboneza urubyaro ni imbuto z'ipapayi. Mu mico myinshi yo mu bihugu bya Aziya na n'ubu haracyakoreshwa ipapayi nk'urubuto rwo kuboneza urubyaro, haba ku bagabo ndetse no ku bagore. Igihe hakorwaga ubushakashatsi ku mbeba, icyo gihe byagaragaye ko intanga zigabanuka cyane iyo hakoreshejwe imbuto z'ipapayi. Ibi byagaragaye no ku nkende muri ubwo bushakashatsi ko intanga zazo zigabanyuka iyo ziriye imbuto z'ipapayi. Ku musozo w'ubushakashatsi bwanzuye ko gukoresha imbuto z'ipapayi igihe kinini byatuma abagabo nabo baboneza urubyaro ndetse ntibabe batera inda mu gihe kirekire. Ikindi kandi ubushakashatsi bugaragaza ko ibi ntacyo bigabanya ku buryohe bw'imibonano mpuzabitsina no kurangiza. Tugarutse kuri bya bihugu byo muri Aziya, cyane cyane Ubuhinde, Pakistan, Sri Lanka, gukoresha akayiko gato k'izi mbuto buri munsi mu gihe cy'amezi 3 nibyo bitanga igisubizo cy'uko waba utabasha gutera inda. Reka dusobanukirwe uko bategura imbuto z'ipapayi mu gihe wifuza kuboneza urubyaro uri umugabo. Afata igisate cy'ipapayi rihiye, ufate imineke 2 ubivange n'imbuto hagati ya 20 na 40 z'ipapayi, ubundi ubisye. Ushobora kongeramo n'ubuki kugira ngo bikuryohere, nuko ukajya ubikora buri munsi mu gihe cy'amezi 3 kugira ngo ube wirinze neza. Reka dusobanukirwe icyitonderwa ku bifuza kuboneza urubyaro bifashishije ubu buryo twabaganirijeho.
ubu buryo bwose buvuzwe haruguru ntiburemezwa 100% ko bukingira gutera inda, bityo niyo mpamvu mu gihe wifuje kubukoresha wabanza kwisuzumisha bakamenya niba koko mu masohoro yawe nta ntanga zirimo zabasha kuvamo umwana. Ushobora kongera gukurikira iki kiganiro kugira ngo usobanukirwe neza kandi ugirirwe akamaro n'ibi tumaze kubaganirizaho. Dukora ibi biganiro tugamije guhugurana no gusangizanya ubumenyi ku ndwara zibasira ubuzima, imiti ikoreshwa mu buvuzi ndetse n'ibiribwa, tukamenya intungamubiri umubiri wacu ukeneye. Abatabizi bicwa no kutabimenya, bityo abatarabimenya bicwa nuko batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media ngo bamenye ko kwirinda biruta kwivuza. Niba utarabikora nyabuneka kandi subscribe kuko ni ubuntu, kandi ukande kuri iyo nzogera byegeranye bizajya bigufasha kubona ibiganiro bishya tubategurira. Dusanga no ku mbuga nkoranyambaga yaba Facebook, Instagram ndetse na Twitter, ujya ahashakirwa ugashakisha Mizero Media ubundi ukadukurikira. Ibitekerezo byanyu ni ingenzi cyane. Ubaye wifuza kugira icyo tubaza, udusobanuza cyangwa kutwunganira ku ngingo iyo yose, nyabuneka twandikire muri comments turagusubiza. Mu gihe wakunze ikiganiro twabagejejeho, kanda like ubundi ukore share ubisangize n'abandi kugira ngo nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga amagara yabo. Iki cyari ikiganiro kwirinda biruta kwivuza. Amahoro y'Imana bane namwe, tubifurije kuzirikana ko amagara ari ubukungu.